ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha abakurikiye ikiganiro ku buntu bw'Imana TV. Ngewe mugiye kuganira nitwa Nyabyenda Leonidas, ariko reka tubanze dusenge tuyoborwe n'Imana muri kino kiganiro cyacu. Data wera nyiringabo, uwera wa Isiraheli, ibyiringiro byacu, ibyiringiro by'umugisha, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Wabanye natwe iminsi duheje nyuma yacu, si uko twari beza, ni ubuntu bwawe, ushimwe, uhabwe icyubahiro. Kano kanya duciye bugufi ngo ubanze utweze udutunganye, utuvaneho umwanda wose mu izina rya Yesu, utwesheje amaraso ya Kristo, kugira ngo Data uture muri roho yacu, mu mibiri yacu ikeye. Nyiringabo, turakuraritse ngo kino kiganiro tugiye kugirana n'abantu bawe na itorero ryawe. Data, ndaretse Mwuka Wera kugira ngo yururuke abane natwe, maze iyo tugiye kwigisha bitaye imitima y'abana bawe, kugira ngo Data babashe gutunga amahoro y'imitima, babashe kuryama bagasinzira, maze Data ubereke ko ubutunzi batunze mu mitima yabo ari wo Mwuka Wera waduhaye, ari intsinzi ikomeye, kandi ko amahoro y'imitima yabo aba arimo ubwabo. Ndakwinginze Data, ubururu kubaye natwe, kandi utuneshereze umwanzi Satani waturwanya mu izina rya Yesu, ahubwo ubuntu bwawe n'amahoro ukomeze kubana natwe mu izina ryawe Yesu, amen. Nshuti bavandimwe bakurikiye ikiganiro cyo ku buntu bw'Imana TV, ni TV ije gufasha abanyarwanda kubohoka, bakabohoka mu mitima, bakabona amahoro y'imitima. Amahoro y'imitima yarabuze. Amahoro y'umutima ntago wasanga mu isoko, ntago wayagura niyo ufite amamiliyoni, ntago amahoro y'umutima agurwa. Uyu munsi mbazaniye ibanga tugendana ariko tutarizi. Ibanga tugendana ni ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana buba muri twe, ariko ntidushaka kumva iryo jwi ry'Imana. Ntaho dushaka kuryumva, kuko iri jambo ry'Imana turaryumva tukaryumva nk'amateka, tukabyumva mu Bisiraheli, mu Bafarisayo. Ntago ijambo ry'Imana riza ngo rihinguranye imitima yacu, kandi imitima yacu ikeneye kwakira ubuntu bw'Imana, tukabohoka. Ubuntu bw'Imana rero bwaje muri twebwe, ahubwo twabwakiriye dute? Ibimenyetso ni ibihe dufite? Ibimenyetso ni uguca bugufi, ukumvira Umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana se warawakiriye? Ikimenyetso kirekana ko wakiriye Umwuka w'Imana se ni ikihe? Ni uguca bugufi, ni ugutega amatwi, ni ukwica inarijye iri muri wowe. Igihe cyose cyumva ko uri umunyakuri, ntago wakiriye Mwuka Wera. Bibiliya ivuga ngo wigira intungane abahinduye Imana umunyabinyoma. Mu kanya cyangwa se aho n'amanimo ngenda, umuntu twarimo tujya impaka tuvuga ngo abagabo ni abanyamakosa, abagore ni abanyamakosa. Ariko igihe cyose wakiriye Mwuka w'Imana, nta n'umwe uciraho urubanza, ahubwo wowe wireba ubwawe, ukisuzuma. Uko inka irisha ubwatsi, yagera mu kiraro ikakora icyo bita kuza. Abantu barijwe nuko badafata umwanya ngo bongere bicencure, bisubiremo. Eske ni hehe nacumuye? Ni hehe nasitaye? Ukongera ukaza imbere y'Imana, ukavuga ati Imana, hano nacumuye, mbabarira. Ukakira Mwuka w'Imana. Mwuka w'Imana ugushoboza kuza gusaba imbabazi umutima wawe. Abantu rero baruhijwe, abantu ntago bashaka kwakira ubuntu bw'Imana. Kandi ubuntu bw'Imana ni ubuntu, nta hantu twabugura, nta hantu twabugura, ahubwo ni uguca bugufiya tukumvira ijwi ry'Imana.
ijwi ry'Imana nituryumvira tuzabona amahoro y'umutima. Ijwi ry'Imana nituryumvira uzaryama usinzire. Buri muntu wese ndamusabira ngo abashe kujya imbere y'Imana, kujya imbere y'Imana asabe Mwuka Wera, asabe Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe mbasabiye mwese, aze ayobore roho zacu, aze ayobore ubwenge bwacu, aze ayobore imigirire yacu, aze ayobore imivugire yacu. Mwuka Wera, iyo umuntu ayobera Mwuka Wera nta kintu kimubabaza, ahora yisekera, kuko Yesu yarishyuye, nta mpamvu yo kuganya. Yesu yarishyuye, nta mpamvu yo kuganya. Yaduhaye Mwuka Wera, aho yavuga ngo ibyiza ni uko agenda akatwohereza umufasha. Umufasha yaramutwoherereje, twaramwakiriye. Nitumwakire mu izina rya Yesu. Tumwakire Yesu, tumwakire Mwuka Wera twohereje. Yesu yatwohereje Mwuka Wera, tumwakire. Gutungana birashoboka cyane igihe wakiriye Mwuka Wera, ukabaho nta mutima ugucira urubanza, ukabaho utagambanira mwene so, ukabaho utagirira shyari mwene so, ukabaho ufite umutima unyuzwe. Warya ibijumba uranyuzwe, wanywa amata uranyuzwe, wagenda n'ibirenge uranyuzwe, wagenda muri vewiti uranyuzwe. Ibyo byose ubishobozwa nuko ufite Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe dukeneye. Mwuka Wera niwe dukeneye kugira ngo abashe kuducisha bugufiya, tubashe kwihana ibyaha, tubashe guhunga icyaha n'igisa nacyo. Nuranyerera ugakora icyaha, kuko nta mwere, nta muntu wabasha kunesha icyaha atari kumwe na Mwuka Wera. Nunyerera ugakora icyaha, ariko umenye aho waguye, ujya imbere y'Imana usaba Imana imbabazi. Ujya imbere y'Imana muri babiri. Hari abantu batazi gutandukanya guterana kwera no gusenga. Kujya mu itorero rusange, haba aho uteranira, haba aho usengera, ntabwo byo gusenga, kuba ni uguterana kwera. Bibiliya ivuga ngo mukumbure guterana kwera, muhugurane. Ariko Yesu akeneye ko ubana nawe muri babiri mwenyine, mukajya mu cyumba mwiherereye, ukamusenga, akaguha Mwuka Wera, akaguha Mwuka Wera, akakumvisha uburyo uri umunyabyaha, ukarira, ukahava ubonye amahoro y'umutima. Aleluya! Amahoro y'umutima tugishoro cya mbere. Amahoro y'umutima niryo juru. Tuyashobozwa nuko twakiriye Mwuka Wera. Urukundo ni iki? Urukundo ni Imana. Urukundo ni Yesu. Bibiliya niyo yavuze neza ngo niyo waba umuhanuzi, niyo waririmba, niyo wakora iki, udafite urukundo byose ni zero. Urukundo ni Kristo. Urukundo ni Yesu. Urukundo niyo Mana. Bibiliya niyo ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Abantu benshi bayobeye kuri kino kintu. Bibiliya nta nigeze ivuga ngo ubanze wikunde mbere yuko ukundwa, mbere yuko ukunda. Bantu muri definition y'urukundo ni iki? Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba ushaka ko nawe ukundwa, banza nawe ukunde. Banza ukunde mugenzi wawe, noneho nawe agukunde, kuko wakunze mugenzi nk'uko wikunda. Wowe kwikunda bikurimo, ariko rwa rukundo ruhe mugenzi wawe. Mwuka Wera no gushoza gukunda umuntu utamutegerejeho izindi nyungu inyuma. Urukundo nirwo ruguha kunyurwa n'ibyo wakoze. Urukundo nirwo ruguha kuba wagenda utagambanira mwene so, ukanyurwa n'utwo wabonye, ukumva n'ibyo. Umuntu umwe yigeze kunganiriza, tujyana ikiganiro kirekire cyane cy'umuryango. Umuntu umwe arambwira ati abagabo ni abanyamakosa, nanjye ati abagore ni abanyamakosa. Ninde wamfasha gusobanura icyo kibazo no kugisubiza? Ari umugore ari n'umugabo umunyamakosa ninde? Twese ntawe utakora ikosa. Ari umugabo yakora ikosa n'umugore yakora ikosa,
ariko iyo abantu babaye umugore umugabo baba bahindutse umuntu umwe. Ariko Bibiliya avuga ngo umugore w'umupfapfa asenya urwe. Aho niho nshaka kugira ngo dufatire fondasiyo, ko nta hantu Bibiliya yavuze ko umugabo w'umupfapfa asenya urwe. Umugore w'umupfapfa niwe usenya urugo rwe, niyo Bibiliya yabivuze. Inshuti z'umusaraba, bashiki bacu beza, ndabingingira kwakira Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe ushoboza umugore kubaha umugabo, niwe ushoboza umugore kumvira umugabo, niwe ushoboza umugore kugandukira umugabo. Umugabo niyo yaba atakunda umugore we, ariko iyo umugore yateye yambwe akaganduka, urugo ntabwo rwasenyuka. Inshuti z'umusaraba, ndabingingira kumenya ubwenge. Ubwenge ntabwo tubwiha, ubwenge tubuhabwa na Kristo uduha imbaraga. Ubwenge tubuhabwa na Mwuka Wera twahawe, tukagera guca bugufiya. Mugore, ca bugufiya, wumvire umugabo wawe. Mugabo nawe, kunda umugore wawe nk'uko wikunda. Buri umwe wese wakuri kino kiganiro kuri channel yacu Ubuntu bw'Imana TV, ko Mwuka Wera yamwuzura akamusendera, maze akabasha kumva kino kiganiro, akakivana hano ku social media, akakigira icye mu buzima bwe, maze agatahana amahoro y'umutima. Murakoze, Imana ibahe umugisha.